Ikaze nanone mukunzi wa ibikunzwe ICT on top. Turi kumwe, kanda subscribe hano. Ubundi nze nkugezeho ibintu by'uburyohe. Uyu munsi nagarukanye agashya. Comment ni ingenzi kuko nizo mperaho nkora video y'ubutaha. Ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, like, kandi unyandikire igitekerezo cyawe kuko kirafasha cyane. Sawa, reka dutangire. Aka kanya reka noneho turebere hamwe ibijyanye na conditional formatting. Conditional formatting akaba ari uburyo ushobora guhindura ibara cyangwa se ingano y'inyandiko runaka ugendeye kuri condition runaka. Aha uko ubibona mfite file ya Excel nk'ibisanzwe irimo records. Ni records zakozwe na company runaka yerekana uko bagiye bagurisha ibintu. Muri column ya B urabonamo product name, muri C dufitemo sales representative, umuntu wakoze ubucuruzi, and D we have country. Here we have helper. I will be explaining more about this helper. And here we have a small table that we'll be using after. So kugira ngo dutangire ndashaka kukwereka icyo conditional formatting imara n'icyo yagufasha. Ushobora kuba ufite izi données cyangwa data zikaba atari 20 gusa, nuko ahangaha twabigize twafashe record nkeya, zishobora kuba zirenga 20 zikaba zigera mu bihumbi. Bityo ukaba ushaka kugaragaza ikintu muri urwo rutonde rurerure kugira ngo ukibone mu buryo bwihuse. Kujya kuri conditional formatting uri hano muri home menu, uhita uyibona hano kuri uru ruhande handitse conditional formatting, harangwa n'ibi ngibi. Hanyuma ugakanda kuri aka kantu kareba hasi, ugahitamo conditional formatting ushaka kugenderaho. Reka duhere kuri highlight sales rules. Iyo uhisemo kuri highlight sales rules ubona hano ku ruhande condition ushobora guhitamo zo bateganije. Aha hasi ushobora nawe kwiyongereraho iyawe. Reka duhere kuzo Excel yaduteganirije zibanze umuntu yaheraho. Ahangaha mfite iyitwa greater than. Greater than nkuko byumva ni ukugaragaza ibiruta imibare iri hejuru y'umubare runaka uhisemo. Hanyuma nihitamo, haraza aka gatebo, aka kari kumbaza ngo ndashaka kwerekana greater than what. Akangaha akaba ariho ushyira umubare, kaduvuge greater than 4. Greater than 4 urabona hano muri column ya product kuko ariho narindi, ariho hari selected. Hejuru ya gatanu hose hahise hagaragara. Ariko kugira ngo bize kugaragara muri iyi table hose uhitamo conditional formatting, ari ukubanje wakora selection. So kwari kugira ngo nkwereke utazabikora ukabona nta result bitanze kuko utigeze ukora selection. So back first tubanze dukore selection yaho dushaka gukorera conditional formatting.
tuze kuri home, conditional formatting, highlight cells greater than, ahangaha imitiyemo umubare ariko ngewe kanishakira umubare 6. urabona ahangaha hose hasigaye hari greater than 6, ariko nanone bikaba byiza iyo uselectinze ahari imibare gusa, kuko niba uvuze ngo greater than 6 kandi ukaba waselectinze n'amagambo birayicanga, ntabwo ishobora kumenya ngo ijambo riruta kangahe. Ubwo iki nacyo akaba ari ikindi ugomba kwitondera mbere yo gukora conditional formatting. So tugaruke duhitemo ahari imibare gusa, conditional formatting, highlight cells greater than 5. You see, ahari umutuku ushobora guhindura ugashyiramo irindi bara ushatse, kanda kuri custom format, custom format yafunguka ugahitamo icyo ushaka gukora. Katujye kuri fill, then duhitemo wenda green color, then okay. You see, all cells that are greater to 5 are highlighted in green. Dushobora guhindura tugashyiramo undi mubare kugira ngo bibone neza, dushyiremo 15. All cells greater than 15 are highlighted. Dushobora guhindura tugashyiramo 20. nuko ngoko ahabona hari highlighted nta kintu kirimo, nuko nyine nayibajije imibare ruta 15 kandi nta kintu kirimo, so bivuze ngo naho irabiconsideringa nkaho birimo. Kimwe niyo waselectinze ahari amagambo nabwo ukayibwira umubare, nabyo irabiconsideringa. Let's back. Now dushobora gufata indi condition, conditional formatting, highlight cells between less than 10, less than 3. urabibona imibare iri hasi ya 3, ngiyi ni 1 na 2 gusa. Less than 5, less than 12, gutyo ukaba ushobora nanone kubikoreraho format ushaka. Ushobora guhitamo ko biba red, niyo iza as default. Ushobora guhitamo yellow, ushobora guhitamo green, ushobora guhitamo light red, ushobora guhitamo red text, aho kugira ngo akazo kose kaze kahinduye ibara. Ushobora guhitamo guhindura inyandiko gusa, inyuguti akaba arizo ziza zahinduye ibara. Ushobora guhitamo border, red border. If you can see well here, there are some red borders. Muri custom format ushobora kutajya muri fill ukajya muri number, ukajya muri font. Ushobora gufata hari less than 12 niko twavuze, niyo condition tugenderaho, ugahitamo ko haza ari double border. As you can see, ibi uzagenda bibona kuri bilete z'abana, aho usanga aho yatsinzwe haciye kuri ayo manota yagize, ugasanga hasi haciye uturongo 2. Biba byarakozwe muri ubu buryo bwa conditional formatting. Ushobora kuza kuri custom nanone ugahitamo yuko biba italic. You can change text color among
too many others. Ushobora kongeraho border ku kazu kuri turatuzu twavuze turi hasi ya 10 na kangahe y'umubare twahisemo, ukaza ugashiraho border z'ubwoko ushatse gutyo ukaba urabiformatinze. Tukiri muri conditional formatting, ushobora kuza nanone ukareba highlight cells between, icyo gihe ushyiramo umubare w'ibanze kongera ugashyiramo n'umubare maximum. Cells equal to, ahangaha ushyiramo umubare ushobora kuba ukeneye kureba ngo ni hehe hari Rwanda muri izi data zacu, kaduselecting hose this table, then conditional formatting, highlight cells equal to that contain. Hano tukiri muri equal to dukoresha imibare gusa, ubwo let's highlight cells that equal to 4. You can see, let's highlight cells that equal to 10, kugaragaza cyangwa se guhindura ibara ry'ikintu kingana na. Ibi bikorwa ku mibare gusa. Hanyuma highlight cells with text contain, ahangaha niho ushobora kugaragaza noneho ijambo runaka. Let's choose this. You see product name, kuko ariko kazu kabanza niko ihise impereza as default, ariko reka twandikemo Rwanda. You see Rwanda, then turugire bold font. Let's choose this font to be on bold color, bold, then okay. So urabona muri iyi table ushobora gusanga umuntu afite record ibihumbi magana ngahe, ugasanga ahantu hose runaka hari hagaragara ijambo Rwanda biri muri bold. Ukibaza umwanya byamutwaye kugira ngo abikore. Normally nta mwanya byakagombye kuba bimutwara, ahubwo ni condition formatting. Tukiri muri conditional formatting, nanone ushobora guhighlightinga date ya muri record zacu, nta date dufitemo, yaba harimo amatariki tuba tubikoresheje, ariko nabyo nicyo kimwe. Hanyuma hasi ahangaha akantu k'ingenzi wakabaye unakenera buri gihe, how to highlight duplicates. When we say duplicates, ni ukuvuga ngo ni ikintu cyisubiyemo, cyagarutse inshuro zirenze imwe. Ibi ngibi biba byiza kuko akenshi umuntu aba akeneye gukuramo duplicate muri data ze, cyangwa se kugira ngo abone aho ibintu byisubiyemo. Then when you highlight duplicates, you see ahantu hose habaye umutuku, nuko iryo jambo ryagiye rigaruka inshuro runaka. You can even highlight unique. Ibi ngibi nibyo bitigeze byisubiramo inshuro n'imwe. Muri table yacu ahabaye umutuku, cyangwa se tuhahindure tuhagire irindi bara fill. You can even choose more color and choose this. Okay. Ahantu ngize icyatsi nibyo bintu bitigeze byisubiramo muri table dufite. Then ukakanda okay. Ushobora nanone gukora conditional formatting ugendeye ku buryo ibintu birutana.
top and bottom rules. Here ufate hano harimo imibare tuwa selecting, tugaruke kuri conditional formatting, top and condition, tugati top 10. Ushobora gushaka kumenya abanyeshuri banje afite 10 ba mbere ni bandi. Then here you just click here top 10. You see the top 10 will be highlighted. Let's let the text. Top 10. Now you see the top 10. Nukugarukira ngaha ibikurikiyeho biri mu kindi gice. Ushobora kuba guhindura ukavuga top 5, top 2 or whatever. So top 10, bottom 10 items, no kugenda ukora highlight y'ibintu ugendeye ku buryo bikurikirana. Hanyuma aha dushobora gukoresha nanone ibyo bita data bars. Let's create a new tab. Then hano ngiye gushyiramo imibare randomly. Imibare randomly between 3 na 74. Ubu ni uburyo bwihuse umuntu akoresha ashaka gukora kuzuzamo imibare runaka mu kazu. Ifomira imfasha gukora kuzuza ahantu imibare mu buryo bwihuse. Okay, then kugira ngo itaza guhindagurika, let's copy and paste values only. It's okay. Dukoresheje imibare yacu tugiye gukora conditional formatting with data bars. Data bar ni uburyo bwo kwerekana uburyo ibintu birutanwa umuntu akoresheje ijisho gusa atabanje kubara no kwitegereza cyane, ku buryo abibonera kure akamenya ngo ibintu birutanwa gute. So see, then nda selectinga data zanjye. Byaba byiza zifite title, kada suppose ko ari amasomo. Hano ni maths H. Ni control shift down, then ubwo byose nabiselectinze. Hanyuma nze hano nshireho all border. Here ndashaka gukora conditional formatting with data bars. Let's select my data. Hanyuma nze kuri conditional formatting, shiremo data bar bitema gutya. Ahangaha ubaye uri kure ushobora guhita witegereza neza ukamenya ngo ni hehe hari umubare munini. Twafashe urugero ko hari amanota, ushaka kumenya umunyeshuri warushije abandi cyangwa uko bagiye barutanwa. Ubwo suppose ngiye ko hano hari amazina yabo, wagenda ubona buri muntu nk'amanota yagize. Kadufate tubahereze amazina aba banyeshuri bacu, nabwo hari uburyo
bwihuse bwo gushyiramo text ahangaha. Ushobora gukoresha iminsi, amazina y'iminsi mu cyongereza. Iyo wanditse umunsi wa mbere n'uwa kabiri ugascrollinga indi minsi irizana. Reka tubirebe nabyo. Ushobora kuhangira ukagira ngo ni suppose ko ari Monday and this Tuesday. Ibi birahagije. Nikora scrolling y'ibi ngibi n'indi minsi kurikiye iragenda yizana, ngira ngo urabibona kugeza hano Sunday. Can you see? Abangaba tubite amezi, cyo kimwe nko ku minsi n'amezi nabyo Excel irayazi. Iyo wanditse kwa mbere no kwa kabiri akurikiyeho irayaguha. Then reka nandike ko ari January, yakaba Feb. Then when I scroll kugeza za December byose hita ibimpereza. Other text, select this, then use my pen tool to paint everywhere. Okay, aya ni amazina, hanyuma akaba ari amasomo n'amanota bagiye babona. Let's change this color. Urabona hano ushobora kumenya ngo uyu munyeshuri wacu witwa Janvier yagiye aho yatsinze cyane ni hehe utabanje gusoma imibare. I think this is very clear. Tukiri muri conditional formatting, ushobora nanone gukoresha izindi bare. Harimo bare z'ubwoko bwinshi hano nko kugenda ubibona. Hari n'izindi ziri hano ujye bumva bavuga ku bintu birutanwa, ukavuga ngo runaka ngari mu muhondo, ngo undi ngari mu cyatsi. So Excel ishobora kukwereka mu banyeshuri bawe ninde uri mu muhondo, ninde uri mu cyatsi, ninde uri muri red. Bivuze ngo uko bigenda niko birutanwa mu buremere. Umutuku ufite uburemere bunini, ubwo ari nka kumwe bakora measurement y'uburyo abana, ubuzima bw'abana. Ushobora kumenya ninde uri mu muhondo, ninde uri mu cyatsi tugendeye kuri iyi mibare. Reka tuze kuri data bar cells duhitemo aha hambere. But first of all, kugira ngo bitivanga n'ibya mbere, we need to clear rules. Then dushyiremo conditional formatting with cells. Ubwo bivuze ngo hano uramenya ngo ari mu muhondo, ari mu cyatsi cyangwa ari mu bururu. Nuko bikorwa, nta rindi banga ririmo, nta nubwo ari calculation zikaze, bihita byikora automatically. No kuvuga ngo hano ni witegereza neza urasanga aho umuntu atagejeje 20 hose ari mu mutuku. Kanzi munsi ya 20 ari mu mutuku. Hejuru ya 20 birajya kuba yellow, bigenda byegera kuba yellow ko bizamuka. Hanyuma uko dusatira 50 bishaka kuba icyatsi. Then hejuru ya 60 it is green. Ibi nabyo birakoreshwa cyane kandi n'ahandi bikomoka ni muri conditional formatting. Conditional formatting ishobora ifite n'ibindi bita icon set. Icon set ni utumenyetso twerekana uburyo ibintu nanone birutanwa cyangwa se itandukaniro ry'ibintu kandi utabanje gusoma imibare. Reka dukuremo control shift down, dukuremo rules twabanjemo, hanyuma dushiremo dukoresheje icon set. Ushobora gukoresha izi ngizi
nibara byibuze ukagenda umenya ko uko buri munyeshuri wawe yagiye performinga. Aha muri geo yarazamutse, muri ekonomi ajya muri moyenne, mu kinyarwanda yakoze neza cyane, hanyuma biology ari down. I think this is very clear and very useful no ku bandi bose nkuko ugenda ubibona bigenda byigaragaza. Hanyuma hari izindi icon set ziriya gusa, ushobora no gukoresha icon set izi ngizi gusa, ubwo bisaba ngo ubanze ukuremo rules nanone za mbere kugira ngo ukoreshe new rule icon set. You can use either this, you can use this, you can use this. This is much better, kagaragara kuruta izindi. Urabibona mu kwanalyzinga result z'abanyeshuri bawe ukoresheje conditional formatting. Ahangaha aba ari ibintu very clear. Ushobora no guhisha iyi mibare, hanyuma ukagenda ukoresha utumenyetso gusa ku buryo usoma done ashobora kutamenya ngo byakomotse kuhe mubare, byatewe n'iki, akagenda abona ko abantu barushanijwe gusa. Let's try it. Conditional formatting, clear condition, then use this new rule. Then here we choose format cells that contain. As you can see here, you can only show icon and hide this number. Apply. Then ushobora kubikora uko nguko, umuntu akaza asoma amenya uwakoze neza n'utarakoze neza kandi nta mibare igaragaramo. Ikindi kandi nuko ibyo yagendeyeho imuhereza icyatsi cyangwa imuhereza umutuku, nabyo ushobora kubigena cyangwa se ukabihindura uje kuri, katubitangire neza. Uraza kuri let's remove this rule, clear rule, waselectinze imibare yawe, conditional formatting, icon set, use this, then okay. Now kugira ngo ubihindure uhishe iriya mibare cyangwa se uhindure imibare yagendeweho umuntu ahabwa v cyangwa agatangaro cyangwa bamucaho agasaraba, uragaruka no kuri conditional formatting, uze kuri manage rules, niho urakanda, hanyuma uze kuri edit rule. Bivuze ngo habaye harimo rules nyinshi, imwe yaza haninde hano gutya, but hano dufite imwe. Uraza kuri edit rule, hanyuma urabibona ko umuntu ufite v nuwagize greater or equal to 67. Ushobora guhita ufatira kuri 60 rebi, hanyuma ufite agatangaro nuri less than less than 67, ushobora guhita hano uhahindura ugahitamo, ariko akaba this means less when it is less than 60 but greater or equal to 33. Ushobora guhita uvuga ati 30, hanyuma ibisigaye umuntu wese uri hasi ya 30
ahangaha birizanaho automatically, arahita agira agasaraba. Ushobora no guhitamo akandi kamenyetso ukoresha, ushobora no gukoresha akangaka ukabivanga nta kibazo. Hanyuma ugahitamo show icon only, bivuze ngo iriya mibare iravamo hasigaremo utumenyetso gusa. You are done, apply and then okay. Izi done umuntu uzisoma agomba guhita amenya ngo uyu muntu yakoze ate. Ushobora no kuza ukabyongeraho udashaka kwandikamo imibare, ugakora ibyo bita regent cyangwa se ubusobanuro busobanurira buri muntu wese uri busome ibi bintu icyo bishatse kuvuga. Ushobora guhita ubyongeraho hano ku ruhande ukavuga ati aho uri busange akangaka umenye ko uyu muntu ari uko nguko yakoze. That's the power of condition formatting. Ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, like kandi unyandikire igitekerezo cyawe kuko kirafasha cyane. Sawa, reka dutangire. Dukomeze turebera hamwe uburyo ushobora gukora icyo bita drop down list. A drop down list ni list iza ugahitamo icyo ushaka gukora. Drop down list, urabona hano mfite list yanjye. Hano habanza DOB, date of birth, name, akarere, umurenge, geo, icon, kin and bio. So ndashaka gukora drop down list kugira ngo abe ariyo tuza gukoresha dukora conditional formatting, ku buryo dushobora guhighlightinga uyu murongo wonyine. Wenda tukavuga ngo turebe abanyeshuri bakomoka muri Rubavu, igahita igenda ikabigenza gutya. Birumvikana ubaye utazi gukoresha ubu buryo wakabayuza ukabaselectinga ukavuga ngo uyu ni Rubavu, ukagira uko ugashakisha undi nawe ukabigenza uko nguko. So ibi urabona dufite records z'abantu 7,000, ntabwo wazapfa ubirangije. Ariyo mpamvu tugiye gukoresha conditional formatting ku buryo ihita ibitwereka directly tutabanje twabikora manually. Kugira ngo byorohe ndabanza nkore icyo bita drop down list nk'uko nari maze kubikubwira. Drop down list ikorwa ite? Ndashaka gufilteringa akarere kamwe, niyo mpamvu ndaza selecting utu turere. Hanyuma kugira ngo hatagarukamo akatagira akagarukamo kabiri muri drop down list, ngiye gukora copy, control C, nze mfungure a new sheet here, hanyuma control V mbe ndabipestinze hano. Hanyuma urabona uturere nka Rubavu kagiye kisubiramo inshuro nyinshi na Rutsiro, ngiye gukuramo ibyo bita duplicate, bivuze ngo nta karere kari bugaragaremo inshuro zirenze imwe. How to remove duplicate from list? Uza hano kuri tool ya data, uhita ubibona hano handitse ngo remove duplicates. Now click, agahita haza kakawindo kakubaza ngo to delete duplicate value select one or more column that contain duplicate. Our column is A, we only have one column and it is auto selected. My data have headers? No, don't have headers. Iyo haza kuba hariho headers, I should check this. Header no kuvuga title y'ibi bintu. So it's okay. Now you see 9 duplicate found and removed, 10 unique value remain. Harimo ibintu byisubiyemo inshuro 9 byavuyemo, hanyuma hasigaye ibintu 10 bitigeze bisubirwamo. Hanyuma aha nkoze liste y'uturere tutisubiyemo.
hanyuma ngaruke kuri sheet number 1 inze aho nshaka gushira drop down list kanandika ahangaha mvuge nti hitamo akarere, hanyuma icyo list yacu turashaka ko iza hano imbere y'aya magambo. Hitamo akarere, icyo ukora urahakanda uze kuri tab ya data, uze kuri data validation, kandaho kuri aka kafungutse uhitemo list, kuri allow ukande hano ureba handitse ngo list, ukandeho bakubaze hano hasi ngo source, iyo list ushaka gukora iri hehe, iri gukomoka hehe. Hanyuma ndaza nkoreshe ya indi na creating itarimo duplicate, ushobora guhita ukanda ahangaha ukayijyaho, kanda hano hanyuma uyijyeho selecting, akangaka karayibona ko ari uri selectinga, uza ugafungure gutya hanyuma kandi okay, list yacu yakoretse. Ubu ukanze hano urasangamo ya list twa turere ari twutungutu ariko without duplicate, nta na kamwe kisubiyemo inshuro zirenze imwe. Now iyi list tugiye kuyikoresha gute noneho dukora filteringa cyangwa se dukora conditional formatting ku buryo akarere selectings ariko gahita kigaragaza mu ibara runaka. Follow me tujyane tugaruke hano kuri tab yacu ya home ariho duhera, hanyuma turabanza duselecting done zacu zose dushaka gukoreraho conditional formatting. Ntabwo nirirwa selecting title ahubwo ndahera ku muntu wa mbere kuri record number 1 kugira bigaragare neza, kanongereho number, and 2, then down and insert border, yeah, like this. Hanyuma selecting from umuntu wa mbere kugeza ahangaha, tuze kuri conditional formatting duhitemo new rule, choose new rule, okay. Then after hitting the new rule, choose formula, use a formula to determine which cell to format. Niho uhitamo hanyuma uze ahangaha ho kubabwira ngo format value where this formula is true. Urahita uza ku kazu ka mbere k'ibyo waselectinze ugakandeho, hanyuma hahita haza reference yaho cyangwa address yaho. Hanyuma kugira ngo uko uhindagura bitaza guhindagurika nabyo muri Excel, ukora ibyo bita locking. Locking iyi cell kugira ngo itigere ihinduka ni ugukanda kuri F4, this and this inshuro ebyiri, ukanda kuri F4 inshuro ebyiri ku buryo aka kamenyetso ka US dollar kahita kaza imbere y'ibyo bintu byose, ubwo urokinze iyo cell. Hanyuma uze hano ushireho ngo egal, ibi bigomba now igikurikiraho ni ugushyiramo egal hahandi haherereye ya list, ukahakanda hanyuma ugahitamo format uko ushaka ko biza guhinduka, ugahitamo ibara okay, then okay. Now hano ni duselecting akarere, irahita itwereka muri Ngororero umurongo wose, nuhitamo Kamonyi, nuhitamo Kicukiro,
nuhitamo Musanze, uhitemo Ngoma, duhitemo Rubavu. Urabona abo muri Rubavu bose bahise bagaragara. Ndumva nta kandi karere tutarebye kari kuri list. Nuko nguko condition formatting using drop down list ikora. Thank you for watching. See you for the next lesson. Wibuke gukanda subscribe kandi liking video, ndetse na comment yawe ni ingenzi kuko imfasha kumenya ibyo nakosora n'ibyo nakoraho ubutaha. Thank you.